ngiye kubabwira uburyo microchip nshya ya Google Willow cyangwa microchip nshyashya yiswe Willow izihutisha kuzamuka kwa Antikristo n'ubuhanuzi dusanga mu gitabo cy'ibyahishuwe. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, inshuti n'abavandimwe, brothers and sisters, uyu munsi turimo kugenda turushaho kwinjira mu bihe bishimishije kandi biteye ubwoba. Reka mbabwire gutyo, mu gihe dutera imbere, mu gihe isi yose iri kugerageza kugera ku iterambere ryihuse ry'ikoranabuhanga, tugomba kwibaza tuti, ese koko iyi si yaba ari tekinoloji cyangwa ikoranabuhanga ryihuse rigamije iterambere mu buzima bwa muntu, cyangwa birashoboka ko yaba ari inzira y'ikintu kibi cyane, ibintu bifitanye isano n'ibyo Bibiliya tubwira ko bizabaho, ibintu bifitanye isano n'ubuhanuzi. Uyu munsi rero reka mbabwire ngo ngiye kubereka agace gatoya k'ikoranabuhanga ry'ibanze, chip ya Google Willow. Reka nkubwire ko iki gice cyangwa iyi microchip izagira uruhare runini mu gusohoza ubuhanuzi bw'ibihe bya nyuma byavuzwe mu gitabo cy'ibyahishuwe, kandi byihutishe kuzamuka cyangwa gukora kwa Antikristo. Nakubwira ko iba ari ibintu bito cyane, gusa bishingiye kuri tekinike na tekinoloji ihambaye. Wowe unkurikiye, gumana nanjye nk'uko mbasezeranya, nkora ibishoboka byose kugira ngo ibyo nabateguriye byumvikane mu buryo bworoshye, abakuramo amasomo muyakuremo. Bantu bindeba nabo, iminsi nigera ndabizi bazibuka ko ibi nigeze kubibabwira. Ni John Advisor nk'ibisanzwe. Gukora subscribe ndabasabye mu bikore, dusangize n'abandi iyi video, ubundi ndaje mbabwire ukuntu muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 abantu bagiye guhinyuza Imana, bagafata umuntu yaremye, bagafungura ubwonko, bakamushyiramo utu twuma tw'ikoranabuhanga nise microchip, iyo bise Google Willow cyangwa microchip ya Willow. Ubundi ngo umuntu wese bashyizemo utu twuma akagira ubwenge budasanzwe, akaba yagira ubwenge butekereza inshuro nyinshi cyane, ntashobora kuvuga umubare ngo binkundire. Ubwenge bwihuta, ubwonko bwihuta, gutekereza byihuse birenze uko isegonda ryihuta cyangwa idakika ryihuta. Ibi bikazakorwa ku mafaranga makeya, aho umuturage wese uzabikenera azabasha kwishyura iyi serivisi. Hakaba n'igihe bizagera bikaba itegeko yuko buri muturage wese agomba gushyirwamo iyi microchip. Noneho rero ni mu nyemerere duhere ku mateka mato. Mu cyumweru gishize Google yatangaje bumwe mu buhanga bukomeye isi itigeze ibona, chip ya Google Willow. Ushobora kuba urimo kwibaza impamvu tuganira ku byerekeranye n'ikoranabuhanga mu buryo bwa gospel cyangwa mu buryo bw'ivugabutumwa. Twakagombye kuba turimo twamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo, umwami n'umukiza. Nyemerera nkubwire yuko uwo ari wo murimo n'ubu ngubu ndimo gukora. Nkurikire. Ngaho nyizera, kuko ibi ukeneye kubyumva cyane ko bigiye kubera hano ku isi utuyeho. Ikindi nakubwira nuko abizera bose ndetse n'abatizera bose bakeneye kumenya ibizaba n'ibigiye kubera kuri iyi si uhereye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025, umwaka w'urugamba ku bakristo, umwaka w'intambara zishingiye kuri tekinoloji. Chip ya Google Willow ni igice cy'ubuhanga bw'impinduramatwara rwose, izatugeza ku ntera nini ku hazaza habatuye isi, mu bwenge buremano buzahuzwa n'ubwenge umuntu yarasanganywe. Iyi microchip izafasha mu gutunganya no mu gushakisha amakuru yihuse kuruta ikintu cyose cyari cyarigeze kiremwa n'ikiremwa muntu. Ngo ibi bizongera iterambere mu nganda, biteza imbere iterambere ry'ubuvuzi, ndetse bikemure bimwe mu bibazo byari bikomeje kugariza isi. Uko babyerekana byumvikana nk'igitangaza, umugisha ku bantu. Ariko nk'abizera tugomba gucukumbura cyangwa tukibaza tuti, ese ibyo turebesha amaso niko kuri? Chip ya Willow uburyo yakozwemo, uyifashishije ibintu wageraho mu minota 5. Wakwifashisha imwe muri mudasobwa zisanzwe musanzwe muzi, computer. Ugafata computer yihuta cyane kuruta izindi yari iri hano ku isi. Barakubwira ngo ibyo iyi microchip izagikora mu minota 5 wabikora mu gihe cy'imyaka septiliyoni 10.
Ibi nimba ubyumvise, nizere ko noneho ugiye kubitekerezaho ukanantega amatwi nkakubwira uburyo abantu bagiye kwirangiriza isi Imana yabihereye, ikabihera ubwenge buri muntu ikamuha umukwiye. None abantu bagiye gufata ubwenge dusanganywe babwongeremo utwuma tw'ikoranabuhanga kugira ngo tubashe gutekereza no gukora nk'amamashini, ndetse turenze amamashini nk'uko twe dusanzwe tuyazi. Ubaye ushaka gusobanukirwa iriya mibare y'uburyo iyi device cyangwa iyi microchip izaba yihuta, andika umubare 10 nurangiza inyuma ushyireho andi mazeru 28 ubundi usome. Hamwe rero n'ubwoko bw'imbaraga bamaze kubona ko byose kubihuza n'ubushobozi bw'abantu bizashoboka. Abahanga bamaze kwemeza ko ibingibi bizakuraho inzitizi yatumaga abantu badakora ibintu byinshi mu gihe gito. Mu myaka yashize, iterambere mu bahanga mu by'ubukorikori, kugenzura ibinyabuzima na sisitemu yo kumenyekanisha imibare byatanze cyangwa byerekanye ko ibi bishoboka. Tekinoloji nka AI ikoreshwa mu kongera imbaraga z'amaso hamwe na neural interface. Ubu ibikoresho bifitanye isano n'ubwonko bwa muntu ntibikiri ibihimbano bya siyansi nk'uko byafatwaga mbere, ahubwo ni ibintu bigaragara ndetse byatangiye gukoreshwa mu buzima bwa muntu. Tekereza isi aho amarangamutima yawe, ibitekerezo byawe ndetse n'ibikorwa byawe bya biology, bya bindi byose uzi nyine mu buzima bw'umuntu, bibaye bikurikiranwa mu gihe nyacyo. Mbese icyo utekereje cyose undi muntu ufite iyi microchip agahita akimenya, cyangwa abakontorora izi za microchip. Ndakumenyesha ko iyi chip ya Willow izatuma ibi byose bibaho. Ntago ari inkuru mpimbano ndi kubabwira, nta nubwo ari indoto zibizagerwaho kera, ahubwo baratangira kwishyira mu bantu muri uyu mwaka wa 2025, ndetse ikazaba igurishwa ku giciro gitoya munsi y'amadolari 300 y'Amerika. Reka nkubwire ko chip ya Google Willow Technology ari ubuhanuzi bwa nyuma. Bibiliya cyane cyane mu byahishuwe ivuga igihe isi izavuka, imwe iyobowe na Antikristo. System izagenzura ubucuruzi, ikurikirane abantu ku giti cyabo, kandi ishyireho uburyo bwo guhuriza ubuyobozi bw'isi hamwe. Sinzi nimba ikimucyumvise. Turi kwerekeza ahantu isi izaba iyobowe n'umuntu umwe, ari we uha amategeko abayobozi bose b'ibihugu. Ubaye uri kunyumva, wakabaye upfuka mu gasenga, kuko ibintu bigiye guhinduka. Mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 13 umurongo wa 16 ukageza ku murongo wa 17 haranditse ngo, itera bose aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Umurongo wa 17, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Reka mbasomere umurongo wa 18 n'ubundi mu byumvire rimwe ngo, aha niho ubwenge buri, ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Noneho rero tekereza kuri ibi, ubushobozi bwa microchip, ubushobozi bushobora kuba igikoresho cya nyuma cyo kugenzura isi n'abatuye isi. Umuvuduko n'imbaraga byacyo bizemerera igihe nyacyo cyo gukurikirana ibikorwa by'imari, amakuru yihariye y'abantu, inzego z'umutekano ndetse n'ingendo ku isi. Waba ugenda n'amaguru, mu ndege cyangwa mu cyogajuru, uzaba uri under control, nta nubwo uzaba wemerewe gukora ibyo wishakira. Abagenzura iyi systeme bazaba gufite. Bibiliya yerekana ikimenyetso cy'inyamaswa ikunze gusobanurwa nk'ikimenyetso cy'umubiri cyangwa ikoranabuhanga risobanura ubudahemuka kuri Antikristo. Byagenda bite nimba iki kimenyetso bitakiri ukubyumva no kubisoma mu byanditswe, ahubwo bikaba bihuje n'ikoranabuhanga rya microchip ya Willow? Tekereza isi aho uruhare muri sosiyete, kubona ibiryo, ubuvuzi ndetse n'akazi bisaba ikirango cya digitali ikoreshwa n'ubu buhanga buzabugezweho. Urufatiro rwa system nk'iyi yamaze gushyirwa mu maso yacu. Niba bashobora gukurikirana ibikorwa byawe, ibitekerezo n'amarangamutima yawe, bashobora no kukubuza kugira icyo ugura cyangwa guhaha, kugurisha, ndetse bivuze ngo bahagarika n'imibereho yawe cyangwa ubuzima bwawe. Twibaze rero kuri Antikristo, yabyungukiramo gute? Reka dusuzume neza ishusho ya Antikristo. Ibyanditswe byera bimusobanura nk'umushukanyi mukuru,
umuntu uzagaragara nk'umukiza w'isi ariko mu kajagari. Azahuza ibihugu, akemura ibibazo kandi atange amahoro, ariko munsi y'imitekerereze ye hazaba hari gahunda y'umwijima. Kuganza byose byari bishingiye ku bwumvikane bw'abatuye isi. Ndababwira ko ikoranabuhanga nka chip ya Willow rwose bizaba nk'imodoka nziza mu muhanda uzamuka. Tekereza ibintu aho Antikristo azatangiza gahunda nshyashya, agatanga ibisubizo by'ubukene, abantu bose akabagira abakire, indwara akazikiza mu buryo bwihuse, ubusumbane mu batuye isi akabukuraho. Ndakubwira yuko iri koranabuhanga rizamworohereza kugera kuri buri kimwe cyose mu mibereho cyakubangamiraga akagikuraho. Ubukene, umujinya n'indwara azabirandura. Gusa ngo ibi byose azabikora ku kiguzi cyangwa ku giciro cy'ubugingo bwawe. Kugandukira ubutware bwe ntibizaganirwaho kuko ari byo n'ubundi azaba yitayeho gusa. Abazamurwanya bazateshwa agaciro, batotezwe ndetse bazanicwa. Ibyahishuwe mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 13 umurongo wa 7 ukageza ku wa 8, aha havuga iby'imbaraga za Antikristo. Reka mpabasomere, erega ndabizi hari abantu badakunda no gusoma. Ku murongo wa 7 haranditse ngo ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Iyo ni inyamaswa. Ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Umurongo wa 8 abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Umurongo wa 9 haravuga ngo ufite ugutwi niyumve. Namwe abafite amatwi nizere ko murimo kunyumva. Chip ya Willow hamwe n'ubushobozi bwayo butagereranywa bwo guhuza no kugenzura izahindurwa igikorwa remezo ku bwiganze bw'abatuye isi. Bizaba nk'inkingi y'ikoranabuhanga ya sisitemu y'inyamaswa, umuyoboro uzahuza ikiremwa muntu mu buyobozi bumwe. Brothers and sisters, abakristo muri rusange, ntabwo ibi ngibi ndi kubibabwira ngo mbatere ubwoba, ahubwo mbibabwiye kugira ngo mube maso kandi murusheho gusenga kugira ngo mwongererwe imbaraga. Bibiliya iratubwira ngo dushishoze. Ubutumwa usanga muri Matayo ibice 24 umurongo wa 24. Yesu yaravuze ati, kubera ko abakristo b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma bazagaragara kandi bakore ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza. Reka nkubwire ko iterambere tubona uyu munsi ntabwo risanzwe ari ribi. Ikoranabuhanga ubwaryo ni igikoresho, rishobora gukoreshwa mu byiza cyangwa mu bibi. Urugero nko mu burwayi kwa muganga rirakenerwa rwose cyane, ariko tugomba kwitonda ntidushyire kwizera kwacu mu byo twakwita inzaduka. Ubworoherane ni inyungu zitangwa n'ikintu kimeze nk'igishishwa, ndetse gishobora kudukururira kutanyurwa. Ibyo bigatuma dushobora kwibasirwa n'ibyanditswe by'uburiganya kandi twaraburiwe. Ndabizi utangiye kwibaza uti twakwitwara gute mu gihe hari kwaduka iterambere ritigeze ribaho muri iyi si y'ikoranabuhanga. Umva uko wabigenza. Icya mbere, tugomba kwishingikiriza ijambo ry'Imana. Mu gihe isi igenda irushaho kuba ingorabahizi, inanga yacu igomba kuguma mu kuri kw'ibyanditswe. Ibyahishuwe nubwo byuzuye amashusho yigereranya, ni igishushanyo mbonera cy'ibihe bizaza. Bibiliya iratuburira, ikadutegurira kandi ikatwibutsa ko amaherezo Imana ariyo mugenga w'ibihe, umuyobozi w'ibyaremwe byose. Niba rero iyi microchip ya Willow ishobora gukoreshwa mu bibi, bivuze ko ishobora no kuba yakoreshwa mu byiza. Abizera Kristo bashobora kuguma mu mwanya wabo no gukomeza gukora ibikwiye. Urugero naguha: kwagura ibikorwa by'ivugabutumwa no gushimangira kwizera kw'abizera binyuze mu ivugabutumwa. Dushobora kwifashisha imbaraga zidasanzwe z'ikoranabuhanga, tugategura bityo tugakiza imitima myinshi ishoboka mbere yuko Antikristo ahagera n'imigambi ye y'abadayimoni. Icya kabiri, tugomba gukomeza kumenya no gusobanukirwa amakuru agezweho hirya no hino ku isi. Ni ingenzi abakristo mujye mumenya amakuru. Ntimukavuge ngo ibi ntibindeba, ngo birani iby'inzaduka, ngo birasinabyumva. Jya ubyumva ukuremo ifite umumaro. Ibidafite umumaro nabwo ubimenye, nibwo uzabasha kubwiriza ubutumwa bwiza ugendanye n'isi igezweho, ugendanye n'igihe. Gusobanukirwa ikoranabuhanga n'ingaruka zaryo cyangwa inyungu zaryo mu gihe turikoresheje. Ibi wabisanga mu gitabo cya Hoseya ibice 4 umurongo wa 6. Aha haravuga ngo ubwoko bushobora kurimbuka buzize kutagira ubwenge. Ni igihe ngo tumenye ubwenge.
Icya gatatu, tugomba gusangira ubu bumenyi bw'ibiriho nk'uko habaho gusangira umubiri wa Kristo. Twahamagariwe kuba abarinzi, tuburira abandi ibizaza. Ntabwo ari igihe cyo kwicara ubusa mu gihe abakozi ba Sekibi bari mu kazi, abayobozi b'amatorero n'abigisha batandukanye. Iki ni cyo gihe nyacyo cyo kumenya ubutumwa mugenera abanyetorero. Nimba ngushyize mu gihirahiro ukaba uri kwibaza uko wabigenza naho watangirira, biroroshye. Tangira ukora subscribe cyangwa wiyandikishe kuri iyi channel ya Hapa Gospel, ukande no kukazogera kugira ngo mu gihe nshyizeho video ujye uhita uyibona. Kandi ibuka gusangiza abandi iyi video, ube umfashije gukora ivugabutumwa. Ubundi nimba ku cyumweru cya kwa gatandatu nta hantu usengera, shaka urusengero kuko niho uzahurira n'abandi mukaganira, ukabona ukanesha ya myuka yose n'imbaraga zajyaga zigukoreramo ziguteza kwiheba no kugira agahinda gakabije. Hari ibyiringiro byuzuye kubizera. Reka twihute. Amasezerano y'ibyanditswe, ibyahishuwe ntibisozwa no gutsinda ikibi, ahubwo ni intsinzi ya Kristo. Iyo usomye mu byahishuwe ibice 21 umurongo wa 4, uyu murongo utwizeza ko niyo twapfa tuzongera tubeho. Reka mbasomere. Umurongo wa 4 haranditse ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Iyo usomye umurongo wa 5, iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Kandi iti, andika, kuko ayo magambo arayo kwizerwa n'ay'ukuri. Nimba namwe mufite amakaramu nimwandike. Amagambo ndi kubabwira n'ayo kwizerwa kandi n'ay'ukuri. Ibi bizabaho, ibi muzabibonesha amaso yanyu. Iyi nkuru yo kuzamuka kwa Antikristo n'ikimenyetso cy'inyamaswa hamwe na system y'ikoranabuhanga ishobora kuba yabafasha gusa, ariko si ryo herezo ry'inkuru. Ibi mbifata nk'ibikangisho gusa biganisha ku gusohoza byimazeyo umugambi w'Imana. Yesu araza vuba kandi ubwami bwe buzategeka ubuziraherezo. Nukuri microchip ya Google Willow ni igitangaza cy'ubwenge bw'abantu, ariko kandi ije gukora inibutsa isano riri hagati y'ikoranabuhanga n'ubuhanuzi. Mu gihe dutangazwa n'ibyo abantu bagezeho, reka twumvire kandi tuzirikane ibyanditswe. Ibimenyetso by'ibihe biri gusohora, kandi nitwe tugomba gukomeza kuba maso, kuba abizerwa kandi twiteguye. Ngaho rero niba wankurikiye, nyemerera ngusigire iki kibazo: uriteguye? Ese koko witeguye ibihe biri imbere? Reka duhagarare mu kwizera kwacu, dushinga imizi mu kuri kw'ijambo ry'Imana, kandi twizere ko tuzi yuko uko byagenda kose Imana yacu ariyo muyobozi. Mwakoze kunkurikira. Wibuke kwiyandikisha cyangwa gukora subscribe, hanyuma ukande na hariya hari akazogera. Mujye no muri comment mutubwire uko inkuru muba mwayumvishije, dusangire ibitekerezo. Ubundi munatubwire inkuru mwifuza ko twajya dukomeza kubategurira, zishingiye ku ijambo ry'Imana cyangwa zivuga ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mwari kumwe nanjye John Advisor. Ntiwibagirwe gusangiza abandi iyi video, ubu butumwa nabo barabukeneye. Imana ibaha umugisha mwese. Naho ubutaha.